Hello, amahoro y'Imana akomeza abagereho, nizere ko mumeze neza. Karibu kuri Isi France Lifestyle. Ukomeje gukurikirana iyi channel ya Isi France Lifestyle, ndakwakiriye cyane uri mushyashya ebana. Nutarakora subscribe, akande subscribe kugira ngo ukomeze ushyigikira ibiganiro nkomeza mbagidaho, bundi nawe ntukajye ucikanwa no kubiganiro nzajya mbagezaho bitandukanye. Uyu munsi ngiye kubereka ebana uko wategura isosi irimo inyama, ukabashyiramo n'intoryi ebana. Intoryi cyakindi kwitangura inyama z'abapolisi ebana, bikaza isosi kazi ryoshye cyane ebana, ifashe neza kabisa ihumura. Ngiye gutangira mbereka ibyo turi bwifashishe dutegura, naga ari ibintu byinshi rwose, ntibiri buze gusaba ibintu byinshi cyane. Turatangira intoryi, ngiye nkunda kuzihata ariko nabonye n'abantu badakunda kuzihata. Wowe ubutegure uko ubyumva kabisa, uko bikunda, ukunda intoryi zihase cyangwa zidahase nta kibazo. Ngiye ntangiye nyine nashyizemo amavuta, ndangira gukaranga intoryi. Nkunda gushyiramo n'umunyu, nkunda gukosha intoryi nshyizemo umunyu, niho numva ziryoshye cyane kuruta izo ntashyizemo umunyu. Ariko udakunda gushyiramo umunyu ukaza gushyiramo nyuma nabyo nta kibazo. Inshyiramo akunyu gake kugira ngo nuza kurya ku ruhande ukaza kumva biryoshye cyane. Ukomeze uvange neza, ukirinde utekere ku murongo mukeya uringaniye kugira ngo zitaza kubabuka ntizishye n'imbere neza. Nuko mubibona murabona ko rwose zitangiye gushya neza. Ndaje nkomeze ngaragure mu kanya, murabona mu kanya ndaza kugira kuzarura kugira ngo ntangire ntegure n'ibindi bibuze kuzitekesha. Ku ruhande ifite inyama namaze kuzirabirije ziratetse bisanzwe. Ubundi ndaje nzarure nzishyire ku ruhande. Amavuta nk'uko mubibona ni menshi, ndaje nyagabanye zo gusigamo utuvuta dukeya cyane. Uko mubizi amavuta menshi ntabwo ari meza ku buzima, niyo mpamvu ngiye kuyagabanya, ngiye guteka dukeya n'umuhogera aza kuba arimo, urumva biraza kuba bihagije cyane. Ndaje nzarure nzishyire ku ruhande. Ndaje ubundi mtegira nyagabanyemo, ubundi nkoresha ubuntuzo ukaroti butoya, nkoreshyizemo udukaroti dukeya, urabona ko ni dukeya rwose. Nadukasemo duto cyane kugira tuze gushya, tuza guhira rimwe n'ibitunguru nadushizemo kugira ngo tuze gufata ishisha ituma isosi ifata. Ariko udakunda karoti, adakunda karoti, uza kugira waza gushyiramo amapwaro cyangwa se ibindi birungo by'amababi kugira ngo bize gufashisha isosi. Ubundi nkomeze mvange kugira ngo bishye, pfundikira mvangabanga nako rwose biri kugenda bishya. Ubundi ugire ndaze gushyiramo inyanya ushobora kuzishyiramo wase cyangwa ukazishyira uko ubishaka kabisa. Ngenda zicyonda kugira ngo zishye, nanga kurya isosi mana ngahora n'urunyanya rushinyitse, niyo mpamvu nzicyonda kugira ngo zize gushya. Cyangwa ushobora no kuzishyira muri blender, nabyo nta kibazo, ntacyo bitwaye, cyangwa nuko iri buze gushya zigashya neza. Ndahita nshiramo n'inyanya nizimara gushya, ndaza gusa nshiramo intuza sauce tomate. Shizemo akayiko kimwe n'igice, urebye bitewe na quantité y'uko isosi ushaka gukora ingana, ugomba gushyiramo intuza sauce tomate ukanayo ukayireka igashya kugira ngo bize bitukuye. Niyo mpamvu hari nk'abantu bateka rwose sauce tomate ntihaye umwanya ngo ibanze ishye, niyo mpamvu usanga hari wenda amasosi bayatukuye, ariko ugomba gushyira kuri umwanya nazo ukagira ebana nayo ikashya. Ndahita nshiramo inyama ku ruhande, nabirije ku ruhande. Hariho umuntu udashaka kuza kugira inyama, utaza gushaka inyama, ushobora guteka n'isosi ebana y'intuza y'intoryi gutya gusa nayo iraryoha. Ariko inyama nazishyizemo nyine ebana biryoshye cyane. Inyama z'abapolisi, inyama zisanzwe biraryana cyane. Ubundi ndashyiramo agapersile y'ibibabi ngiye nafite ngise igize yumye, ariko wagira ushyiremo ka paprika. Ubundi ndazishyiramo na ka poivre noir, black pepper. Ubundi nta bindi birungo bindi nashyizemo bidasanzwe, ariko ushobora gushyiramo ka moutarde, ukaza gushyiramo ka yam sauce, ukaza gushyiramo gushyiramo ibirungo rwose ukunda guteka mu gikoni, nabyo nta kibazo cyane. Nabyo biha akanya gato bike, nimara gushya ndaza gusa nshyiramo za nzugi ndashyize ku ruhande. Murabona ko rwose ntabwo ari ibintu bihambaye, ntabwo ari ibintu rwose biri ibana byatari. Urabona ko nta birungo byinshi nagize nshyiramo nk'uko mwabibonye, ariko ntibikubuze rwose gushyiramo ibirungo byose ushaka guteka, nabyo biryoshya inyama cyane. Washyiramo za kibe magi, za sauce soja, zose washyiramo kugira ngo biryoshye isosi. Ariko njye nashyizemo ibyo birungo gusa bihagije. Rimwe na rimwe hari igihe bitaba ari ngombwa ko umuntu ashyiramo ibirungo byinshi, biterwa n'uko umuntu abishaka cyangwa se nuko wumva uri buze kubiza bimeze kabisa. Ubundi mvange neza, ndashyiramo umufa w'isosi wasigaye, cyangwa se itanahagije waza kongeramo utuzi dukeya kugira ngo ebana tubishyire hamwe bize kuryoha neza. Ashyiramo utuzi dukeya iminota nk'itanu icumi, hagati y'itanu n'icumi, kugira ngo bishye neza ebana ifate umwanya bishye neza bihwane.
ubundi wongeremo n'akunyu nimba akanyu kadahagije sorry ubundi ubireke bike bana bitogotse nta birenze nta ntambaye umuntu wese yabashobora guteka ibana urabona ko rwose wabihaye umwanya ukagira ukabireka bigatogota neza biza iryoshye cyane ntirekuye ntago rwose urabona ko rwose guteka intuzi isosi nta bunyobwa nakizemo birashoboka ko guteka isosi itarekuye birashoboka cyane rwose nta n'ibirungo byinshi uri buze kwifashisha intoryi ubwabwo zizo zakoze akazi n'udukaruto nashyizemo nta bintu bihambaye cyane urabona ko rwose isosi iraryoshye cyane reba mva kawunga hafi aho umutsima bugari bw'imyumbati hafi aho bana cyangwa intuza cyangwa agatoki ku ruhande ushobora kubirisha intuza umuceri ku ruhande cyangwa ibirayi bana isosi ishobora kujyana n'ibintu byinshi cyane ntudukarenza agakombe k'amazi cyangwa kava biryoshye cyane urabona ko rwose ntabwo ari ibintu bihambaye ntabwo ari ibintu bikabije urabona isosi iraryoshye cyane pe uko ubona iryoshye isa neza kandi uko isa neza nako ihumura urabona ko rwose ikindi kandi nashyizemo n'udutungurusumu nibagiye kutubwira nashyizemo udutungurusumu dukeya urabona ko rwose biraryoshye cyane iraryoshye cyane so kanda subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeze kwiga guteka fyondaho rwose n'ugiye udakoze subscribe muri commentaire niba sharinga likinga rwose abakomeje kureba video za Alice France Lifestyle Imana komeze ibahere umugisha mukomeze munshyigikire kugira ngo dukomeze duterane imbere twungurane ibitekerezo ebana murabona ko ebana indyo yari iryoshye kabisa bizu mukore subscribe Imana ikomeze ibarinde